Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabaramukije bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, ni Bibiane ubasuhuza, bifuriza ikaze kuri Bibiane TV, umuyoboro w'ivugabutumwa ryiza rya Yesu Kristo. Ni mu nkundire rero buri wese yiyumvemo ikaze hano, twihute mbabwira icyo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo nta kizahagarika umuriro Yesu yasize yakije ku isi. Burya Yesu yasize acanye umuriro ku isi, hazakomeza rero hashya impaka. Umuriro uzakomeza wake, ahubwo twebwe icyo dukora ni ukwenyegeza uwo muriro Yesu yasize yakije. Nakubaza rero ngo mbese niba uri ku ruhande rwa Yesu wiyemeje kuzenyegeza uwo muriro mpaka, niba rero kandi utari ku ruhande rwe uzagerageza kuwumenamo amazi, uzagerageza kuwuzimya. Nubona rero abantu bari kuzimya umuriro wa Yesu yasize yakije, ndaje mbere ku buryo Yesu yasize yakije umuriro. Icyo dukora, icyo dusabwa nk'abamukurikiye, nk'abana b'Imana, tugomba kuwenyegeza, tugahora tuwenyegeza umuriro Yesu yasize yakije ntukazime. Tujye rero kwihuta dusome ibyanditswe, tubirebe neza, tubive muzi n'imuzingo. Ntabwo nshobora kuza no kubabwira amagambo yanjye, icyo nkora umwuka w'Imana arampishurira, hanyuma nkaza ngatereka ku meza, ushaka kurya akabona icyo arya. Ibyo kurya by'umwuka birahari, birateguye. Umwana w'ubugingo, umwana w'Imana arafungura, akomeza urugendo kugira ngo atagwa isari. Nimukomere rero mushikame, impande n'ebyiri, hari abatsa umuriro, hari abawenyegeza, hari n'abagerageza kuzimya umuriro. Rero ku isi wakijwe na Yesu ubwe. Ibyo bintu bishobora kuba bigutunguye cyane, ariko ni ukuri, ni ukuri. Niba wizera ijambo ry'Imana ko ari ukuri, niba wizera ijambo ry'Imana ko ari mu kuri kose tukumenyera kandi ukuri kukatubatura, menya n'ibi ngibi: Yesu ubwe niwe wakije umuriro hano ku isi. Ugerageza kuwuzimya wese ntago yabishobora. Ni mu nkundire dusenge Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka. Ndagushimye, ndaguhimbaje, ndagusabye ngo unyejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Nciye bugufi Imana, ngo icyubahiro cyose kibe cyawe. Sinajyaga kubasha kuvuga ntabihawe nawe, ntacyo najyaga gukora ntabihawe nawe. Ibyo mfite byose nanjye ubwanjye ndi uwawe, ungenza uko ushaka. Nguhaye icyubahiro, amavi yose nagupfukamire, ndagupfukamiye, nkuzamure icyubahiro cyose. Ndakwinginze kandi ngo umpe za mbaraga. Njye ntacyo nshoboye kuvuga, simbishoboye, nta kintu na kimwe nshoboye, byose ni wowe ubinshoboza. Ndabizirikana rero, niyo mpamvu nongeye kwinginga ngo unyuzuze imbaraga z'umwuka wera, nkore nkoreshejwe nawe, mvuge mvugishijwe nawe, ibyo nkora byose ngengwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tujye rero kwihuta turebe ibyanditswe byera. Nari ndimo mbabwira ngo Yesu ubwe yasize yakije umuriro hano ku isi. Uwo muriro tugiye kuwureba yakije. Niba wiyemeje rero kumukurikira, uwo muriro uzakomeza nawe uwenyegeze. Ntago wawatsa kuko wakije arahari, ahubwo wowe icyo uzakora uzajya wenyegeza kugira ngo umuriro utazima. Hari abandi rero muzaba mutari mu ruhande rumwe, abo ngabo bazaba bari kuwuzimya, bazana amazi bamenamo, ariko Yesu yarawakije kandi nta kizawuzimya kugeza igihe cy'imperuka. Ni mu nyemerero dusome kugira ngo ibyo mbabwire mutagira ngo ni amagambo yanjye, hoya ntibikabe biragatsindwa. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 12, umurongo wa 49. Mwumve rwose Yesu icyo yasize akoze. Yesu umwami wacu yasize akoze ibintu bitangaje. Natwe rero tugomba kugera ikirenge mu cye, niwe ubwe wakije umuriro. Kuri 49 rero, umutwe w'iri jambo uravuga ngo abantu bazatandukana ku bwa Yesu. Ngo abantu bazagira gute? Ngo bazatandukana ku bwande? Ku bwa Yesu. None se ko bari kutubumbira hamwe, abizera n'abatizera ngo tugendere hamwe.
abayisilamu, abakirisitu, abahindu, ababudisite, abo mu madini ya gakondo, ko bari kutubumbira hamwe biragenda biti. None se ko ijambo ry'Imana ritubwiye ko abantu bazatandukana kubera kirisitu? Harya ngo twimike ibiduhuza, hanyuma ibidutandukanya tubishyire hasi, tubyimure. Ubwo mushatse kuvuga ngo twimure kirisitu, twimike iki? Ibisigaye byose. Ariko nyumva neza ngo abantu bazatandukana. Haleluya! Abantu bazatandukana ku bwa Yesu. Yesu niwe uzatuma abantu batandukana. None rero kugira ngo batubumbire hamwe, birasaba yuko Yesu tumutakaza, Yesu tumushyira hasi. Reka twikomereze ngo abantu bazatandukana ku bwa Yesu. 49, Luka 12:49 niho duhereye. Naje kujugunya umuriro mu isi. Ngo yaje kugira ate? Kujugunya umuriro mu isi. None niba umaze gufatwa, ndacyashaka iki kandi? Haleluya! Yesu yajugunye umuriro mu isi. Harashya koko, nko mu mvugo y'uyu munsi, harashya haragurumana. None niba umuriro wamaze gufatwa, ahantu hose hari kugurumana, ndacyashaka iki kandi? Icyampa abajene bakanyumva. Ngo hariho umubatizo nkwiriye kubatizwa. Nyamuna uburyo mbabazwa kugeza aho uzasohorera. Mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Arabibabajije ni ukuri. Mbese mutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Ndababwira yuko atari ko biri. Yemwe bantu muri gushakisha amahoro, icyo byabasaba cyose, kandi Yesu ari utera ubwivangure mu bantu, ari utera gutandukana kw'abantu ku bwa Yesu. Ngo mbese mutekereza yuko Yesu ubwe yaba yarazanywe no gutera amahoro ku isi? Mutekereza yuko Yesu ubwe yazanywe no kuzana amahoro mu isi? Ngo ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo naje gutanya abantu. Kuko uhereye none, ubyumve neza gihamya, kuko uhereye none hazabaho 5 mu nzu imwe badahuje, 3 na 2, kandi na 2 na 3 badahuje. Umwana ntazahuza na se. Mwebwe muhuje muti? Na se n'umwana we ntibazahuza. Ariko wibuke igituma badahuza, ni ku bwa Kristo, ni ku bwa Yesu, nta kindi kibitera. Umwana ntazahuza na se n'umwana we ntibazahuza. Umukobwa ntazahuza na nyina n'umukobwa we ntibazahuza. Umukazana ntazahuza na nyirabukwe n'umukazana we ntibazahuza. Mbese koko ni iki kibatandukanyije? Ntago ari urwango rundi. Yesu wenyine twabonye ko abantu batandukana ku bwa Yesu. Umwana agatandukana na se ku bwa Kristo. Umukobwa agatandukana na nyina ku bwa Kristo. Umukazana agatandukana na nyirabukwe ku bwa Kristo. Niba mutandukanye atari ku bwa Kristo, ntibikabe. Ariko niba mutandukanye ku bwa Kristo, komeza inzira watangiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibi bintu ntibisobanutse.
Yesu arabibariza ngo naje kujugunya umuriro ku isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki? Mbese mutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro ku isi? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo naje gutanya abantu. Nusomera ijambo nawe ubwawe uryisomere, wibuke gahunda isi ifite, wibuke gahunda isi ifite, kandi ku isonga harimo abanyamadini, ku ruhembe rw'abandi bose ari papa, umushumba wa kiliziya gatolika y'i Roma. Ingendo zose akora ngo ari kuzana amahoro mu isi. None Yesu avuze ngo iki? Ngo mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo naje gutanya abantu, naje kujugunya umuriro mu isi. Umwana, kuko uhereye none hazabaho 5 mu nzu imwe badahuje. Mu nzu imwe hazabaho abantu 5 babeho mu nzu badahuje. Uko ni ukuri, kandi isuzuma iwawe aho Yesu yageze. Niba Yesu yarinjiye mu rugo rwanyu, byanga bikunda urabibona ko 2 badahuje na 3, cyangwa se 3 badahuje na 2. Kuko Yesu yahageze. Iyo yahageze hahita habaho kwitandukanya. Umwana agatandukana na se, umukobwa agatandukana na nyina ku bwa Kristo. Ntabwo ari ku bw'ingeso mbi, ntabwo ari ku bw'ibyaha, ntabwo ari ku bw'urwango, ahubwo ku bwa Kristo. Abantu baratandukana neza neza. 3 na 2, 3 uruhande rumwe, 2 urundi ruhande, kandi na 2 badahuje na ba bandi 3. Icyo gihe rero iyo badahuje, baba badahuje nyine, ntago bashobora kubaho mu mahoro, kuko Yesu aho yageze habaho gutandukana. Kandi arabyivugiye ngo mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Hoya, aho Yesu yageze intambara ziravuka. Impamvu rero muri gushaka kutuzanira amahoro ni yandi atarimo Yesu, kuko aho Yesu ari havuka ubwitandukanye, havuka intambara ku bwa Yesu. Sinshaka ko ikiganiro kiza gutinda, ariko tugiye gusoma. Hari interuro nyinshi, ariko uyu munsi ndibanda ku nteruro imwe gusa abantu bakunda gukoresha bashorera abantu mu kigare cyo kuzana amahoro mu isi. Ariko nongere mbabaze, Yesu avuze ngo iki? Ko yaje kujugunya umuriro mu isi, kandi arabihamya ngo none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki? Kandi niyo mpamvu yahatwitse akigendera. Ahasigaye abazamukurikira bazasigara batse uwo muriro, hakomeze hashye. Abatazamukurikira bazarwana no kuzimya uwo muriro, birukana Yesu mu bantu, kuko Yesu niwe nyirabayazana wo gutandukana kw'abantu. Ibyo rero reka twisomere ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 17. Ibice 17 baratubwira ngo, ibice 17 wenda reka ariko nishaka tuhere ku murongo wa mbere, ngo Yesu asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Nimwumve isengesho Yesu yasabiye abigishwa be. Si abigishwa be gusa, natwe twese twari buzamwizere nyuma y'uko abigishwa be bapfuye, kuko umuriro Yesu yasize wakije awukongeza ku bigishwa be. Abigishwa nabo barawukongeza. Yesu yarawukongeje, baramwanga, baramwica.
abigishwa barawukongeza, baranyegeza, barabanga, barabica. None umuriro Yesu yacanye uzime cyangwa turawenyegeza kugira ngo utazazima? Ariko witegure, nucana umuriro Yesu yasize acanye ukajya uwenyegeza. Niba wenyegeza igicaniro Yesu yasize acanye, isi izakwica, isi izakwanga, ndakurahiye. Ariko nikwanga ngo isi nibanga, uzamenye ko ari Yesu yabanje kwanga. Niwe wenyine se? N'abamukurikiye arizo ntumwa ze, aribo bigishwa be. Reka rero dusome. Yesu agiye kuva mu isi yasabiye abigishwa be, asabira n'abandi bose bazamwizera. Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso. Nagira mbibutse ko turi gusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 17 umurongo wa mbere niho tugiye guhera, ariko ndihutisha umurongo nzangeraho nzajya mutindaho bitewe. Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso, areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose. Haleluya! Yesu yahawe ubutware ku bantu bose kugira ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya! Yesu yahawe ubutware ku bantu bose kugira ngo abo wamuhaye bose abaho ubugingo. Yesu yahawe ubutware kuri twe twese kugira ngo aduhe ubugingo, kandi yarabuduhaye. Hashimwe Yesu umwami wacu. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bamumenya, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Yesu we, natwe dukwiye kubahisha Yesu kuko umurimo yaduhaye turimo turawukora. Nanone Data, imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Yesu burya yahoranye n'Imana Data isi itararemwa. Iyi ni gihamya. Abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, bari abawe, urabampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. Abahawe Yesu bahoze ari ab'Imana, Imana irabamuha, none dore bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayemera. Haleluya! Amagambo Yesu yasize adutumyeho yatugezeho kandi twarayemeye, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe. Turabihamya neza, Yesu waturutse ku Mana Data, turabihamya. Bakizera kandi ko ari we wantumye. Nibyo rwose, Data ushobora byose niwe watumye Yesu kugira ngo aze abane natwe aducungure. Turabihamya. Kandi kuko amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Ndabasabira. Haleluya! Ndabasabira. Yesu yasabiraga abandi, ba bandi Imana yamuhaye, nabo bakemera ijambo rye bakaryitondera. Yesu aravuze ngo ndabasabira. Icyitonderwa hano, arasabira abamwemeye, arasabira abamwizeye, arasabira bitondeye ijambo ry'Imana. Ngo ndabasabira. Icyitonderwa, sinsabira ab'isi, nkamwe mwese mutuyobya, mutujijisha mu buryarya bukomeye ngo murashakira amahoro isi. Yesu yasabiye abamwemeye, yaravuze ngo sinsabira ab'isi. Haleluya! Ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe, kandi abahawe Yesu baramwizeye, baramwizera, bizera ijambo rye. Abo nibo asabira. Ntagasabira igihiriri, ntagasabira ikivunge, ntagasabira abatinganyi, ntagasabira abicanyi, ntagasabira abanyabyaha b'isi yose ngo babe umwe. Hoya, hoya! Arasabira bamaze kumwizera bakitondera ijambo rye. Mwumve neza.
kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Jye sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi. Ni ukuri Yesu we ntukiri mu isi ariko twe turi mu isi. Naho jye ndaza kuri wowe data wera, data wera. Yesu yaratwingingiye, ubarindire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Yesu yasabiye abamwizeye ngo babe umwe nk'uko nawe ari umwe na data. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye, narabarinze, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kurimbuka, ngo ibyanditswe bisohore. Irindi jambo ni ukuri yandikishije ikarisohoza. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzure muri bo. Haleluya! Umunezero Yesu atanga uba wuzuye usendereye. Haleluya! Nabahaye ijambo ryawe, Yesu abivuga, kandi ab'isi barabanga. Ni ukuri pe Yesu we, urabizi ab'isi baratwanga pe. Ab'isi baratwanga kuko atari ab'isi, nk'uko nanjye ntari uw'isi. Yesu we, nawe isi yarakwanze kuko utari uw'isi. N'abana bawe bakwizeye bakumvira ijambo ryawe, n'ab'isi irabanze kuko atari ab'isi. Warabihamije. Sinsaba ko ubakura mu isi, niko yingingaga Imana Data, ahubwo ubarinde umubi. Ni ukuri Yesu, ntudukure mu isi, ahubwo uturinde umubi atumereye nabi. Isi iratwanze. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ni ukuri ntitukaba ab'isi, ntituri ab'isi, kuko na Yesu umwami wacu ntiyari uw'isi. Turi ab'ijuru. Uberesha ukuri. Haleluya! Mwami Mana Data wa twese, utwejeshe ukuri, ari ryo jambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Utwejeshe ukuri, utwejeshe ijambo ryawe. Haleluya! Ubereshe ukuri. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Yo Yesu we, Imana yaragutumye igutuma mu isi, none nawe niko wadutumye, urabihamije. Ku murongo wa 18 w'ibice 17 bya Yohana, ngo uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi, kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Haleluya! Sinsabira abo bonyine, babandi bamaze kumwemera, babandi bamaze gukurikiza ijambo rya Kristo, si bo bonyine asabira. Umva n'abandi asabira. Sinsabira abo bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, babandi ntumye mu isi. Ngo uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, bariya natumye ijambo bazavuga, abazaryizera, abo nabo ndabasabiye. Haleluya! Yesu yadusabiye mbere y'igihe, kandi ntacyo yasaba Data ngo akimwime. Tuzarindwa, tuzaba amahoro. Nubwo isi izatwanga, tuzaba amahoro. Twagiye. Yo, sinsabira abo bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko uri muri jye. Umva abo yasabiye we. Ntabwo yasabiye isi, ntabwo yasabiye ikivunge, ntabwo yasabiye ikigare, ntabwo yasabiye ab'isi bose, ahubwo yasabiye abazizera ijambo rye.
yasabiye abo Yesu yatumye bakemera kujyana ubutumwa n'abazizera iryo jambo, abo yatumye bazavuga, abo bose Yesu yabasabiye mbere y'igihe, abasabira kuba umwe nk'uko nawe ari umwe na Data. Ntabwo yasabiye ab'isi bose, yasabiye abamwizeye n'abazamwizera kubw'ijambo bazakira barihawe n'abamwizeye nabo. Niyo mpamvu uyu munsi turi kuvuga kugira ngo natwe dukomeze wa muriro Yesu yakije mu isi tuwenyegeze, abantu bakomeze bafate Yesu, kandi Yesu aho yageze haba ubwivangure, batatu babiri bagatandukana mu nzu y'abantu batanu, kuko Yesu yahageze. Ngo bose babe umwe nk'uko uri muri jye Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Abizeye Yesu yabasabiye ubumwe kugira ngo ab'isi nibo babona bazizere kuko ari wowe wabatumye. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye. Haleluya! Abazizera Yesu yaduhaye ubwiza, yaduhaye ubwiza. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye. Yesu warakoze kuduha ubwiza bwawe, warakoze. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Mbega ubuntu bugeretse ku bundi! Yesu waduciye iki kugira ngo uduhe ubwiza, uduhe ubwiza. Warakoze Yesu. Ngo nanjye mbahaye ubwiza wampaye. Yesu we, waduhaye ubwiza, waduhaye ubwiza, waduhaye ubwiza, waduhaye ubwiza kubwo kukwizera, kubwo kwizera ijambo ryawe. Twagejejweho, tukigezwaho n'abo watumye ngo nibagende. Yesu warakoze kuduha ubwo bwiza tutabikwiye, kubwo kwizera gusa. Yesu warakoze, tuzahora tugushima, tuzahora tuguhimbaza. Warakoze Yesu, warakoze, warakoze. Nanjye mbahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Haleluya! Yesu warakoze ku bwiza waduhaye, warakoze. Jyewe mbe muri bo, nawe ube muri jye, ngo babe umwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye, ukabakunda nk'uko wankunze. Data, abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahabana nanjye. Yesu warakoze, waradusabiye, kandi ibyo wadusabiye Data yarabikoze. Warakoze Yesu, warakoze. Wadusabiye ikiruta ikindi, warakoze. Wadusabiye ikiruta ibindi byose, warakoze. Aho wagiraga uti Data, abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahabana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye. Ntabwo turabubona, tuzabubona byuzuye, twabonanye, kuko wankunze isi itararemwa. Data ukiranuka. Yesu we, mbega isengesho, mbega isengesho Yesu yadusengeye we, mbega isengesho Yesu yadusengeye we. Yesu warakoze. Data ukiranuka. Ab'isi ntibakumenye, ariko jyewe narakumenye. Nabo bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe, kandi nzaribamenyesha. Haleluya! Ngo urukundo wankunze rube muri bo,
nanjye mbe muri bo. Haleluya, haleluya. Yesu warakoze, Yesu warakoze. Bene data bakundwa, Yesu yarakoze. Tumushime, tumushime, tumushime. Nimunkundire ngaruke ku murongo wa 18 aho avuga ngo uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Yesu aradutuma, Yesu aradutuma hose ngo tujyane ubutumwa bwiza, ngo tujyane ijambo ribohora ukuri, bakizwe no kumenya ukuri. Nk'uko rero natangiye mbabwira, umuriro Yesu yarawukongeje. Yawukongeje ate? Aho ageze hahita habaho kwitandukanya, habaho kwivangura ku bwa Kristo. Ariko mbisubiremo, nta kindi gituma abantu bivangura, ni Kristo. Hano yabihamije ko Kristo Yesu atera ukwivangura mu bantu. Rero umuriro Yesu yarawucanye kandi warafashwe, yasize ndetse uri kugurumana. None bari kugerageza kuwuzimya. Ntabwo bizakunda, ntabwo bizakunda pe, kuko ubwo yarabyivugiye ati ko umaze gufatwa ndindiriye kindi ki, ahita yigendera. Si byo se? Niko byagenze. Umuriro yarawucanye, umuriro yawujugunye mu isi, arangije arigendera. Icyo dusigaye dukora, intumwa zarawenyegeje, abazikurikiye barawenyegeza. Ni ahacu uyu munsi, c'est notre tour maintenant, kugira ngo natwe twenyegeze, kugira ngo natwe twenyegeze. Tugiye kwenyegeza umuriro Yesu yasize ajugunye mu isi. Abari ku ruhande rwe bazawenyegeza, abari ku ruhande rwa Satani bazawuzimya. Bazawuzimya bate? Bagerageza kubumbira abantu bose hamwe, kandi Yesu yarabyivugiye neza bihamya ko aho yageze hahita haba ubwivangure, nk'uko yabyivugiye avuga ati abantu bazatandukana ku bwa Yesu. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Umwanditsi wabyanditse ni Luka. Naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kindi? Ndacyashaka iki kandi? Mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro ku isi? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo naje gutanya abantu. Yesu ubwe arahamya ko yaje gutanya abantu. Ninde mwamukorera ukubwiriza kubumbira hamwe abantu? Yesu ubwe yaje gutanya abantu. Tubwira umwami ukorera, tubwira umwami ukorera. Wagutumye kubumbira hamwe abantu. Nimwerure mutubwire umwami mukorera, mureke uburyarya. Ariko twarabavumbuye. Umwami mukorera twaramumenye. Dore Yesu umwami wacu uko avuga. Aravuga ngo ndababwira yuko atari ko biri. Ngo mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro ku isi? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo naje gutanya abantu. Yesu yaje gutanya abantu, wowe urababumbira hamwe kandi.
ikibazo ukibaze nanjye nkibaze. Haleluya, haleluya. Ndabakunda cyane, mwibaze, mwisubize, mugenzure n'iby'isi iri kubajyanamo. Mushatse muzi ubwenge mbagiriye inama, mukomeze mugumane Yesu. Nimugumana Yesu akabamo namwe mukamubamo, muzitandukanya n'isi. Tuzabareba tubone ko mutandukanye n'ab'isi, ariko isi izabanga, ariko nibanga muzamenye ko yabanje kwanga Yesu ikanga n'intumwa ze. Muzi urupfu rubi bishwe, guhera kuri Yesu kugeza ku ntumwa ze, bishwe nabi pe. N'abandi bose bagiye bagerageza gushikama no kwizera ijambo ry'ukuri baranzwe. Iki rero nicyo gihe cyo kugira ngo natwe duhamye, dushikame mu kuri, dutere ubwivangure mu bantu, dutere imyivumbagatanyo mu bantu. Satani abura amahwemo, tumudurumbanye, tumubuze amahoro. Yego, tumwambura abo yagize imbata. Yego, ntabwo tuzakorohera Satani, tuzakwambura abo wagize imbata mu izina rya Yesu. Niko yadutumye. Yego, umurimo yadushinze azadufasha tuwusohoze, kuko ari kumwe natwe. Haleluya. Ndabakunda cyane rero. Ni Bibiane, muvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu abaho umugisha aho muri hose. Ndabakunda. Wifuza kumpa inyunganizi, komenti, telefone yanjye ni 0788 544 4210.